Ati nkunda cyane igihe cyanjye iyo ndi njyenyine kuko ndi umuntu ukora cyane kandi ukunda kuba umubyeyi ku rugero rwuzuye. Ndi umukobwa ukomoka i Forito Port, ariko nakuriye Ikara. Nkomoka mu muryango w'abana batandatu nubwo umwe mu bavandimwe banjye yitabye Imana. Nize amashuri abanza mu kigo cyitwa St Barret, hanyuma njya kwiga mu mashuri yisumbuye mu kigo cyitwaga Namasagari College. Nagira umuntu inama wese ukora ibijyanye n'ubuhanzi cyangwa se ushaka kwinjira mu mwuga w'imyidagaduro ko iki ari cyo kigo cyiza cyane kandi gifasha umuntu wese gutera imbere muri uwo murongo. Padiri Games yari ifite uburyo bwihariye bwo kudutoza no kuduhindura abantu b'ingirakamaro. Father Grimes just had a way of molding us into the things we've become today. And you know, when you're young and you're at school, you don't see some of these things. Akadufasha kuba bo turi bo uyu munsi, kandi ikiri buto uri ku ishuri hari byinshi utahita ubona cyangwa ngo ubyumve neza icyo gihe. Dore impamvu biteye bityo n'amateka yagiye amuvugwaho atarigeze avugwaho na benshi. Bamwe bati kubera kubura umwana we ntabwo yigeze yongera gushaka ukundi. Bamwe bati kubera urubyaro rutigeze rumuhira yabayeho ubuzima bwuzuyemo igisa nk'akarengane, kutamenywa cyangwa se kwitabwaho. Ni ibintu byagiye bimujya kure cyane. Ariko si wamungane, ubundi ni muntu ki? Kubera iki yisanze mu rugendo rw'ubuzima rusa nkaho rutoroshye kugeza uyu munsi? Abarizwa he? Ari he? Aracyakora umuziki nk'uko byahoze? Birashoboka ko kimwe mu bintu twahawe muri ino si na n'uyu munsi tugifite tutazigera dutakaza mu buryo bworoshye, ari ijwi. Ariko biba agatangaza iyo buri umwe ufite iryo jwi abashije gusobanukirwa uburyo ki iryo jwi rishobora gukora, rigatuma bamwe mu bantu bamukunda, bakamuririmba, bakamuvuga, bakamumanika mu nzu ku nkuta mu buryo udashobora gutekereza. Juliana Kanyomozi asa nk'uwatsinze ibyo byose. Yaragiye aravugwa, arakundwa, aravugwa, arandikwa. Ibinyamakuru sinakubwira. Ni umugore wavutse tariki ya 27 Ugushyingo 1980. Umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo mu nganzo sinakubwira. Uyu ni n'umukinnyi wa filime ndetse akaba n'umucuruzi wo muri Uganda, azwi cyane nk'umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu gutangiza no guteza imbere umuziki mu gihugu avukamo. Avukira mu mujyi wa Forito Port, ni mu burengerazuba bwa Uganda, akaba ari uwa kabiri mu bana batandatu bavukana. Amashuri abanza yayize ku ishuri ribanza ryitiriwe City, risigaye ryitwa Aria. Akomeza amashuri yisumbuye ku cyiciro rusange ku ishuri rya Buzima. Naho icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye yakize ku ishuri ryitwa Namasagiri, riri mu karere ka Ukuri district. Yatangiye urugendo rwe mu muziki mu mpera z'imyaka yo mu 1990. Ari mu itsinda ry'abakobwa babiri ryitwaga RJ, ryari rigizwe nawe hamwe n'uwitwaga Irian, aho basohoye indirimbo yabo ya mbere bise Viva la Via, mbere ko n'ubundi atangira gukora umuziki ku giti cye mu ntangiriro z'imyaka ya 2000, aho yashyize hanze indirimbo ye ya mbere mu mwaka wa 2000 n'ubundi. Izina rye ryaje kumenyekana cyane nyuma y'indirimbo zikunzwe n'abatari bake zirimo Mama w'abana ndetse n'ibihangano binini by'umuziki birimo na Bikowa, Kanyimbe na Beats and Peers. Byamugaragaje nk'umuhanzi ufite ijwi rikomeye kandi wari ushoboye kuririmba mu buryo butandukanye. Akenshi indirimbo ze zari mu zigaragaza ubutumwa bwakoraga ku mibereho n'amarangamutima y'abantu bamwumvishe. Ibihembo byinshi yagiye atsindira byagaragaje uburemere bwe mu muziki we n'izina ry'umwana w'umukobwa wari uri kuzamuka aho benshi batatekerezaga, aho yabaye umugore wa mbere wegukanye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka mu marushanwa yitiriwe Peer of Africa Music Award byari mu mwaka wa 2008. Anegukana kandi ibihembo by'umuhanzikazi mwiza wahize abandi mu njyana ya R&B muri uwo mwaka. Nyuma yaho yongera kwegukana icyo gihembo cy'umuhanzi w'umwaka wa 2009. Muri rusange yamaze kwegukana ibihembo birenga 10 birimo n'icy'indirimbo nziza mu njyana R&B ndetse n'icy'umuhanzi utera abandi imbaraga. Anegukana n'ibindi bihembo bitandukanye birimo icyitwa Hip Hop Music Award, Kora Award, East Africa Music Award ndetse n'igihembo cy'indirimbo nziza muri Afurika y'Uburasirazuba mu marushanwa yabereye muri Tanzania muri 2010 ku ndirimbo yise Haturudi Nyuma yakoranye na Kidumu. Ni umugore wagiye acimaka
ku bantu batekerezaga ko kuririmba bikorwa n'abagabo gusa. Uretse umuziki, yinjiye no mu gukina filime nigeze kuvuga hejuru mu mwaka wa 2008 muri filime yitwa Kiwani yayobowe na Henry Sasiri. Anahuza ibikorwa bye n'ubucuruzi, aho kuva mu mwaka wa 2014 uyu mugore yabaye uhagarariye ikirango cya offline muri Afurika y'Uburasirazuba. Kugeza mu mwaka wa 2025 yakomeje kuba umwe mu bahanzi bakomeye cyane muri Uganda. Yakomeje gusohora indirimbo nshya, aranateganya gusohora ibindi bihangano birimo indirimbo nshya n'imikoranire n'abandi bahanzi bo mu karere barimo Bruce Melody. Ni umubyeyi wanyuze mu bihe bikomeye cyane, birimo n'inkuru yo kubura umwana we turaza kuvuga, aho yakomeje kugaragaza imbaraga mu gukomeza n'ubuzima bwe n'umwuga we nyuma y'ibyo byose byamubagaho. Nyuma y'uko itsinda yabagamo ryasenyutse, yatangiye gukora umuziki ku giti cye ahagana mu mwaka wa 2000. Atangira aririmba indirimbo z'abandi mu tubyiniriro two muri Kampala mbere yo gusohora indirimbo ye ya mbere yise Say It, yakozwe na nyirinzu itunganya umuziki izwi cyane nk'uwitwa Steven Jean. Izina rye ryatangiye kwamamara cyane muri 2005 ubwo yakoranaga indirimbo ikomeye cyane na Bobby Wine, Bisi Tata wa Bana ya Sani na Mama Mbire, zagarukaga ku bibazo by'imiryango n'inshingano z'ababyeyi, byatumye akundwa cyane mu gihugu hose. Muri mwaka wa 2005 yasohoye album ye ya mbere yise n'ubundi na Bikoa, yaririze indirimbo ndetse inamuhesha igihembo cy'umuhanzikazi mwiza n'indirimbo nziza za R&B, bituma bumwe mu bahanzi bakomeye cyane muri Uganda. 2008 yageze ku rwego rwo hejuru ubwo yabaga umugore wa mbere wegukanye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka, atsinda abahanzi b'ibyamamare nka Bebe Cool, Joseph Chameleone, Bobby Wine. Ibintu byagaragaje uruhare rwe rukomeye mu muziki no gukomeza gukora cyane mu gihe kirenga imyaka 10. Album ye ya mbere yasohotse muri 2005 ikorwa n'inzu yiswe XYZ Studio, yari igizwe n'injyana za R&B, soul na afrobeat. Zari indirimbo nziza zakunzwe cyane kubera ubutumwa bwuje amarangamutima ku rukundo no kwihangana. Igera no ku mwanya wa mbere kuri radio nyinshi muri Uganda. Iyi album yamugize umwe mu bahanzikazi bakomeye kandi imwubakira izina rikomeye cyane mu muziki. Album ya kabiri yise Kanyimbe yasohotse muri 2007 yagaragaje iterambere mu buryo yaririmbaga no mu butumwa yatangaga, harimo indirimbo yise I Live Again yagarukaga ku kongera kwiyubaka no kubona imbaraga nshya. Ikundwa cyane kuri radio kubera injyana yayo n'ubushobozi bwo kuririmba. Iyi album yakiriwe neza cyane kubera uburyo yakozwe yewe n'ubutumwa bwimbisi yaririmo, byatumye arushaho kuba umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mu gihe kizamuka rye, Juliana Kanyomozi yakomeje kwagura ibikorwa bye mu mikorere n'abandi bahanzi bo mu karere ya Afurika y'Uburasirazuba, cyane cyane Bobby Wine nigeze kuvuga hejuru, aho yakoranye na Kidumu indirimbo bise Aturudi nyuma muri 2010 yaririmbwe mu Giswahili. Yari igamije gushishikariza ubumwe no gukomeza kwihangana, no yakunzwe cyane mu maradiyo no mu bitaramo byo mu karere. Yagaragaje uburyo umuziki wambukiranya imipaka wagiraga uruhare mu kuzamura umuziki wa Afurika y'Uburasirazuba. Iyi mikoranire ntabwo yamufashije gusa kwagura indirimbo ze, ahubwo yanagaragaje uruhare rwe mu guteza imbere ubufatanye mu muziki wo mu karere. 2016 yasohoye indi album ya gatatu yise Beat and Pieces, yari igizwe n'indirimbo 11 igaragaramo injyana zigezweho nka R&B, Afro, Hop, harimo n'indirimbo yise Woman, I'm Still Here, zagarukaga ku kwiyubaka no kwisuzuma ku buzima bwe. Ibikorwa byamamazaga iyi album harimo n'uburyo yasohoye indirimbo nka Umukwano Ugwenda, byatumye akomeza n'ubundi kuguma ku isonga mu muziki, aho yagiye ahuza inkuru ze bwite n'umusaruro mwiza w'indirimbo. Ni ibintu byakuriye abakunzi be ba kera n'abashya muri Uganda no mu bihugu bituranye. Iyi album yagaragaje ko agenda atera imbere mu muziki, ariko ataretse umwimerere we wo kuririmba n'ubundi butumwa bukura ku marangamutima y'abantu. Kuva 2019 yagize igihe kinini atagaragara mu bitaramo byo kuri live, nyuma y'igitaramo cye cya nyuma muri uwo mwaka bitewe n'ibibazo byihariye by'ubuzima bwe. Ibi byiyongeraho n'urupfu rutunguranye rwa musaza we Edward Filman Kim mu Gushyingo 2023 ubwo yapfuye azira indwara ya diabete itari yaramenyekanye. Ibintu yavuze ko byamubabaje cyane bikamutera kwitekerezaho cyane no kuba ahagaritse ibikorwa byinshi by'umuziki by'igihe gito. Yagarutse ku rubyiniro buhoro buhoro mu gitaramo kigeze kwitwa Boundless Concert cyabereye Kampala Serena Hotel, aho yongeye guhura n'abafana be abinyujije mu ndirimbo zitanga ibyishimo n'izo gutera imbaraga.
Mu kiganiro hayi itangazamakuru muri Gashyantare 2024 yagarutse ku buryo yari amaze imyaka isaga 20 mu muziki, agaragaza urukundo akunda umuziki ari rwo rwamufashije gukomeza kimwe n'abandi bahanzi nka Bebe Cool na Bobby Wine. Anashimira cyane abafana be ko bakomeje kumushyigikira. Atangaza umushinga mushya icyo gihe wari urimo indirimbo nshya aho yagombaga gusohoka muri uwo mwaka. Yagaragaje ko yongera kwifuza kongera kwibanda ku ndirimbo ziri mu Ruganda kugira ngo arusheho kwegera umuco n'abamukunda. Muri 2025 yakomeje kugira uruhare mu muziki wa Uganda, asohora indirimbo yise Yongeza muri Kamena. Anashimira iterambere ry'umuziki w'imbere mu gihugu, aho ishimiye album yise Break and Chains ya Bebe Cool. Avuga ko ari imwe muri album nziza Uganda imaze kugira. Yakomeje kandi kugaragaza ko umuziki ugomba kuguma wigenga, utivanga cyane n'imiyoborere. Asobanura ko imiyoborere nta kabuza igomba kubangamira iterambere ry'inganda ry'imyidagaduro. Juliana Kanyomozi yanabaye umucamanza cyane mu irushanwa ryo kuririmba ryo muri Afurika y'Uburasirazuba ryitwa Taska Project Fema kuva 2009 kugera 2013, aho yasuzumaga abahatana. Muri urwo ruhare yakoranye n'abandi bacamanza barimo Ian Mbugua wo muri Kenya na Hermes Bariki wo muri Tanzania, bagafasha kuzamura impano z'abahanzi bato muri ako karere. Iryo rushanwa ryafashaga cyane urubyiruko kubona amahugurwa mu kuririmba, kwitwara ku rubyiniro no kwandika indirimbo. Ni ibintu byatumye riba isoko y'impano nshya mu muziki wa Afurika y'Uburasirazuba. Juliana Kanyomozi yashatse umugabo ariko ahitamo kugumana ibanga mu mwirondoro we kugira ngo arinde ubuzima bwe bwite ku muryango we, cyane cyane ibijyanye n'ikoranabuhanga. Afite abana 2 bizwi b'abahungu, ariko umuhungu we wa mbere nigeze kuvuga hejuru, Rafael Kabogo, yitabye Imana tariki ya 20 Nyakanga 2014 apfiriye mu bitaro bya Aga Khan Hospital nyuma yo kujyanwamo kubera ibibazo bya sima. Juliana yigeze kuvuga ku mugaragaro ko urwo rupfu rw'umuhungu we rwamuhinduriye ubuzima burundu, aho mu kiganiro cyo muri 2023 yavuze ko yabanje kubitekereza nk'inzozi mbi. Turaza kubivuga hepfo. Tariki ya 12 Gicurasi 2020 nibwo yibarutse undi mwana we wa kabiri witwaga Taj, amubyarira muri Canada. Mu gihe twari muri gahunda yo kuguma mu rugo kubera COVID-19, yabitangaje ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ibyishimo nk'umuntu wari warabuze umwana. Mu rugendo rwe rw'umuziki, Juliana Kanyomozi amaze kwegukana ibihembo birenga 10 nigeze kuvuga hejuru. Ku rwego rwa Afurika yose, uyu mugore muri 2012 yegukanye igihembo cy'umuhanzi mwiza muri Afurika y'Uburasirazuba mu bihembo bya Kora Award akoresheje indirimbo yise I Am Ugandan. Yanahawe ibihembo bitandukanye birimo rwose cy'umuhanzikazi wagaragaje umwihariko. Mu cyiciro cy'abahanzi ba Afurika yose yigeze gutoranwa mu cyiciro cy'umuhanzi cyangwa se itsinda ry'uhagarariye Afurika yose mu marushanwa yitiriwe Nigeria Entertainment Award yabaye mu mwaka wa 2010. Mu butumwa rero buteye agahinda yigeze kuvuga Juliana yashyize hanze mu kwibuka umwana we nigeze kuvuga hejuru. Uyu mwana yitwaga Rafael yashenguye imitima ya benshi, inshuti n'abavandimwe n'imiryango ya Juliana Kanyomozi, kugeza ku bafana b'uyu muhanzi wiyeguriye muzika nk'umwuga. Juliana yamubyaranye n'uwahoze ari umukunzi we Amon Lukangwa, yaguye mu bitaro bya Aga Khan biri Nairobi muri Kenya. Yavuze uburyo ki atigeze yoroherwa na gato no kwakira inkuru y'urupfu rw'umwana we wamwibagizaga ibihe bibi akamushyira mu munezero udashira. Kamukumbuye ati ibihe nawe yarazi ko atazongera kubibona. Yagize ati uyu munsi marayika wanjye amaze imyaka 4 ari mu ijuru kandi nibyigeze binyorohera. Ati nzirikana urwenya rwawe, ubumuntu no kwisanzura kwawe, ubushobozi bwawe bwo kurema inshuti mu mungana kugeza no kuba kuruta. Ati wari mwiza kurenza umuntu uburyo ki yabyumva. N'amagambo umubyeyi wese ashobora kuvuga. Juliana kandi yagaragaje ko hari ibihe byiza yagiranye n'uyu mwana we, uburyo ki yaramukumbuye. Yongera ko umwana we yakundaga kumubwira ko ari umubyeyi mwiza. Ati nkumbuye guhoberwa nawe, ibimenyetso n'ubutumwa byavaga ku birenge byawe. Ati buri gihe wambwiraga ko ndi umubyeyi mwiza w'ibihe byose. Ntabwo nzi icyo nakoze ngo mabwe iki gihano. Ngenzi ko nakoze ikintu cyiza nkunda mu buzima bwanjye ku isi yose, ari byo kukubera umubyeyi. Ibyatumye avuga ko azirikana ko abandi babyeyi nkawe babuze abana babo, asaba Imana gukomeza kubatiza imbaraga. Ati ndamya ko Imana yamaga umugisha ubwo yakumaga. Kuri uyu munsi ntacyo nakora, ariko ndabizirikana, nkanazirikana n'abandi babyeyi babuze abana babo. Ati nibyo koko tuzapfa, ariko ikindwaza umutwe kurushaho ni ukubura umwana aho unanirwa kubyakira.
Imana ikomeze kudutiza imbaraga twese, ruhukira mu mahoro mwana wanjye. Uyu mwana wa Juliana Kanyomozi yagejejwe ku bitaro i Nairobi tariki ya 9 Nyakanga 2014 ubwo yari avuye ku ishuri atameze neza. Icyo gihe akaba yari ahabwa ubuvuzi bw'ibanze bw'indwara ya asima yarasanganywe. Tariki ya 13 Nyakanga ababyeyi be bafashe indege bamujyana muri ibyo bitaro mu mujyi wa Nairobi muri Kenya, aho yagiye atakibasha no kuvuga. Icyo gihe abaganga b'ibitaro bakoze ibintu byose bishoboka ngo bamuvure baramira ubuzima, ariko batangaza ko uruvangikirane rw'imiti yahawe rwaciye intege umutima we n'ibihaha, ari nabyo byateje ikibazo cy'umutima guhagarara yagize kenshi mbere y'uko ashyiramo umwuka. Yitabye Imana tariki ya 20 Nyakanga 2018. Rumwe mu rugendo avuga ko atazibagirwa n'uru n'urugendo yavuze.